byakugejejeho vuba cyane ntabwo ntekereza yuko rero icyo gihe ahubwo nawe utakibyaje umusaruro cyangwa wayaririye burusheti dore rero twebwe twakoze akazi kera ubu kakaba karapfuye hari umumotari uherutse kunjira umugani ngo twabaye nk'ikirondwe ngo cyahoze ku nka ikiri nzima hanyuma inka iza gupfa ikirondwe nticyabimenya urumva ubwo bikaba byari bishatse gusobanura iki iyi nka ipfuye ikirondwe ngo cyo kiragenda cyumira ku ruhu kikinyunyuza kizi ko kizongera kigakururamo nk'ibya mbere kandi nta bikirimo byaje kurangira nacyo cyumye kirahenuka kurekura byaranze kurekura ngo gisengere ikindi gifata ntibyari gukunda kandi gitekereza ko wenda batamenya kugira amafaranga bakoreye sibyo ugasanga inkumi nziza arashaka ashaka inkumi nziza nk'umuntu ufite amafaranga nyine cyangwa umuntu wamaze kwiyubaka cyangwa se ugasanga arimo nyine ntashaka gukoresha amahirwe afite wowe ntabwo ugeze uba muri abo ngabo njye ntabwo nigeze nteta mu mibereho yanjye yose ntabwo nigeze nkina mu mibereho yanjye yose ntabwo wigeze uteta reka guteta kuri wowe bisobanuye nk'ikimuta nko gukina n'amahirwe cyangwa n'ubuzima n'amahirwe cyangwa n'ubuzima igihe gihe cyose nabonye ikintu kugira ngo ishiremo amafaranga ashiremo ube warangizanyije na nyirayo ni imyaka 2 n'igice yego ushobora kuyikuramo sikaba irangiye ukaba wayishyuye hari n'igihe bigezamo hagati bikakunanira bakayikwambura ubwo yikunaniye kandi warapatanye hari n'amafaranga watanze bigenda bite ubwo uba wihombeye nyine ubwo uba wahiye ufite umuryango ufite famiye ubwo famiye mvuga ni umugore n'abana cyangwa ni wowe wirebaho wenyine cyane mfite umuryango moto ishobora kugufasha kubaho ubuzima wifuza cyangwa se nda bwa bundi bw'ibanze ubwo hari ukurya hari kwishyura inzu hari kwambara ibibazo byakurenza ntabwo wakwiyahura ubwo ibibazo byakurenga ukajya kwiyahura yakareka ni ukuvuga ngo icyo kintu nta nubwo wanagitekereza ntabwo nabitekereza ahubwo natekereza ibindi niyo naba mfite ibibazo byinshi ahubwo natekereza uburyo ugomba kubivamo cyane reka twigarukiye mu kazi kawe ka buri munsi akazi k'ikimotari ngo karimo amafaranga yabagamo ubu ngubu nta mafaranga akibamo none se kandi ari bwo abantu biyongereye babaye benshi cyane abantu benshi barimo barashaka kwizira mu mujyi gusa urumva amafaranga yabo urate kandi abagenzi batabuze cyangwa barakize bagura amamodoka ahubwo akazi k'ikimotari kajemo ibizazane byinshi nta bizazane kandi nzi ko mu minsi yashize hari mugenzi wanyu wigeze wacaracaye ku mbuga nkoranyambaga avuga ukuntu mwari murembejwe n'amakonterivasiyo ubu se ntacyo babikemuyeho konterivasiyo none se konterivasiyo yakuraho na siranse yatumbagiye ikikuba inshuro 3 siranse yaratumbagiye ku inshuro 3 imbere yarangaho ubu ngubu bigeze kuri angahe natangiye gutwara moto 2016 mukango washize imyaka 9 utwaye moto yego siranse yaguraga 63 ku mwaka ubiri ku 180 n'andi arengaho kuri moto nshyashya nabwo moto irengeje imyaka 5 agera muri 220 ubwo se ayo mafaranga yose wayabona ukabona no ukagura n'ipine yashaje ugakemura n'ibindi bibazo muri rusange no kuvuga ngo iyi moto ni yawe iyi moto ni yanjye ariko nyine ni ipatano
ubwo iyo uyipatanye uba uzayipatana igihe kingana gute kugira ngo ishiremo amafaranga ashiremo ube warangizanyije na nyirayo? ni imyaka 2 n'igice. Imyaka 2 n'igice. Yego. Ushobora kuyikuramo sikaba irangiye ukaba wayishyuye? Hari n'igihe bigezamo hagati bikakunanira bakayikwambura. Ubwo yikunaniye kandi warapatanye hari n'amafaranga watanze bigenda bite? Ubwo uba wihombeye nyine, ubwo uba wahiye. Uba wahiye. Yego. Ufite umuryango? Ufite famiye? Ubwo famiye mvuga ni umugore n'abana cyangwa ni wowe wirebaho wenyine? Ni wowe? Cyane mfite umuryango. Ufite umuryango. Moto ishobora kugufasha kubaho ubuzima wifuza cyangwa se bwa bundi bw'ibanze, ubwo hari ukurya, hari kwishyura inzu, hari kwambara, hari buno buzima busanzwe tubamo, ishobora kubikora? Mbere byarashobokaga ariko ubu ntabwo byashoboka. Ubu ntabwo byashoboka. Ni ukuvuga ngo akazi k'ikimotari karapfuye? Karapfapfanya, ahubwo nta nubwo ari ugupfa gusa. Moto zabaye nyinshi, ibizazane biba byinshi, hazamo ibibazo byinshi. Mbese kuba umuntu agakora ni kwa kundi uba uvuga ngo iminsi yicume mbuze ikindi kintu nakora. Ubu umbwiye yuko ikimotari kimazemo imyaka 9. Cyane. Mu myaka 9 ikimotari nta kintu cyakumariye? Ikintu cyamariye se, ikintu cyamariye navuga nuko ndiho gutya, nta kindi. Kuba uriho byonyine se? Kuba ndiho gutya nta kindi. Oya, kuba uriho ntabwo aricyo byakumariye. Iyo mba ahubwo kuko unumva imyaka 9 ni imyaka myinshi cyane, hari ibindi bintu byo kuba umuntu yakora. Kuki wakomeje kwisihinga ku kimotari kuruta kuba wenda wakora n'ibindi? Kuko ari ibintu byinshi cyane byo gukora. Kuko nk'umuyede se, umuyede ntageze ku bihumbi 4-3. Ayo ibihumbi 4 ku kwezi si 120. Si 120 ntabwo wayakorera watwaye moto ku kwezi. Ibihumbi 120 ku kwezi watwaye moto. Yego. Ushobora kuyabona ariko ukayabona atarayanga. Ushaka kuyabona ukishyuramo konterevasiyo ukaverisamo, ubwo se urumva wasigarana icyo ahubwo. Ngo ubuzima bwa motari ni ukwizengurukaho cyane. Ariko hari abamotari benshi cyane usanga bamaze wenda nk'igihe nk'icyawe, kandi n'ubundi nabo bakorera mu mujyi wa Kigali. Wowe ntawe ukorera i Kigali cyangwa ukorera inaha muri Ruyenzi? Njye nabanje gukorera i Kigali bwa mbere imyaka igera muri 3. Yego. Nahivanye kubera amakonterevasi. Urangije ahantu nyine ndangije nza mu nkengero. Uza mu nkengero. Niba warahereye akazi mu mujyi, niba wahereye akazi mu mujyi ukagenda umujyi uwuhunga, uba urimo gutera imbere cyangwa uba urimo gusubira inyuma? None se ko hari abandi bavuga yuko usanga baraguze nk'inzu, baraguze ikibanza, yarakoze ubukwe, umugore afite bizinesi, cyangwa se ugasanga ikimotari n'ubundi gihuza n'indi mirimo yindi ku ruhande, cyo nakwita wenda nka side hustles. Wowe nta kindi kintu waba ukora ku ruhande wenda cyangwa amafaranga kitari ikimotari? Byonyine no kugira ngo ubashe gufatisha igishoro cy'ikindi kintu wakora, ntabwo ari ibintu byoroshye cyane. Umumotari bashobora kumufungira nk'ibihumbi 200, kuyabona bikaba urugamba rukomeye. Ubu ntabwo umuntu ushaka kumwaka ibihumbi 100 ukamubwira ko uzayamuha ukwezi gushize kandi uri buyakore mu kimotari ngo uyabone? Motari yawe nta muntu verisa wayabona. Moto ni yawe, atubwiye ko ari yawe. Moto ni 5. Moto ni 5. Yari 5 rero ubukora uverisa wayiguhaye cyangwa se banki yayiguhaye. Ni ukuvuga ngo ugize amahirwe yo kuba hari ubundi buryo wabonamo akandi kazi, ikimotari wanagisezera burundu. Ahubwo nagenda mbyina manitse n'amaboko. Mota urumva mwakoze n'igihe cyiza. Niba imyaka 9 ubu ngubu ishize isatira 10, icyo gihe cy'amantuza cy'amakamera cyakitarazaho kamera kuko zije vuba cyane. Ntabwo ntekereza yuko rero icyo gihe ahubwo nawe utakibyaje umusaruro cyangwa wayaririye burusheti. Dore rero twebwe twakoze akazi kera
ubu kakaba karapfuye. Ah, Hari umumotari uherutse kunjira umugani ngo twabaye nk'ikirondwe ngo cyahoze ku nka ikiri nzima, hanyuma inka iza gupfa ikirondwe nticyabimenya. urumva ubwo bikaba byari bishatse noneho gusobanura iki? iyi nka ipfuye ikirondwe ngo cyo kiragenda cyumira ku ruhu, cyumira ku ruhu kikinyunyuza kizi ko kizongera kigakururamo nk'ibya mbere kandi nta bikirimo. Byaje kurangira nacyo cyumye kirahenuka. Kurekura byaranze, kurekura ngo gisengere ikindi gifata ntibyari gukunda, kandi gitekereza ko wenda ejo kizongera kikanyunyuza hakagira ikivamo. Ubwo rero byarangiye nacyo cyumye nyine kirahenuka. Byarangiye gihenutse. Ubwo ibyo ngibyo ibyo yakubwiye byakwigishije iki? Byakwigishije iki? Bishobotse ko umuntu yajya abasha kurekura ikintu kitagishoboka hakiri kare. Cyangwa ahubwo genda umva bishobora kuba bisobanura yuko bagakwiye kuba ukoresha igihe neza mu gihe ugifite amahirwe yabyo. Nabyo ubikuruye wakumva ariko umuntu abona amafaranga cyane cyane nk'abamotari. Abamotari abenshi usanga baranabyibushye. Motari ahantu aciye hose arya isambusa, motari akarya capati, motari akanywa icyayi cya mukayi, motari agashaka kunywa icyayi kirimo amata, motari agashaka kurya ibishyimbo, motari agashaka kurya amandazi, motari agashaka kuvangavanga ibintu byose. Ayo yose ni amafaranga. Urambwira yuko icyo kintu cyoroheje? Icyo kintu urumva ko kigoye? Ababyibuhaga bari abakera. Bari ndashaka bari abakera. Yewe, ariko hari n'abantu biterwa no kubyibuha. Byo ntabwo ari kubyibuha, ni gatozi ku muntu buriya. None se ubu ngubu ntushobora gusanga ungana gutya utandusha no kurya. Ndarya mba nariye, igihe mba nariye. Ariko urumva hari n'abamotari usanga batamenya kugira amafaranga bakoreye, sibyo? Usanga inkumi nziza arashaka ashaka inkumi nziza nk'umuntu ufite amafaranga nyine, cyangwa umuntu wamaze kwiyubaka. Cyangwa se ugasanga arimo nyine ntashaka gukoresha amahirwe afite. Wowe ntabwo ugeze uba muri abo ngabo? Njye ntabwo nigeze nteta mu mibereho yanjye yose. Ntabwo nigeze nkina mu mibereho yanjye yose. Ntabwo wigeze uteta? Reka guteta kuri wowe bisobanuye nk'iki mota? nko gukina n'amahirwe cyangwa n'ubuzima? N'amahirwe cyangwa n'ubuzima. Njye igihe cyose nabonye ikintu gishoboka, ntabwo nigeze ntekereza ibintu byo gupfusha ubusa. ese mota ko numva ari akabundi ubwo wishima ryari? Ntabwo nabona ikintu nkusubiza. Tubwiye ko ufite umuryango, ufite umudamu, ufite abana. Ufite abana bangahe? Abana 2. Washatse ryari? Nashatse 2020. 2020? Imyaka 5 irihiritse? Yego. Kugira ngo imyaka 5 ishire se ubana n'umugore kandi urabona ko urugo rwanyu rurishimye, umuntu arebeye inyuma. Ubirebeye hehe ubu? Mota, urabona yuko inshingano zawe urazuzuza neza. Ntabwo nkibaza iyo myaka 5 ni iyihe experience cyane ikihe kintu wasangiza abantu badukurikiye? Ni ikihe kintu cyatumye ubasha kumara iyo myaka yose, nubwo n'ubundi tukwifurije kugira ngo uzarambaye n'umudamu wawe, aho ugeze ubu ngubu kuri iyo myaka 5? Wakoze iki kugira ngo iyo myaka 5 ishire ukibana n'umugore? Kuko tuzi abantu benshi cyane babana usanga ashatse akamara ugasanga n'urugo ntirumaze ukwezi, byatinda ugasanga ni umwaka, ariko iyo myaka 5 irashize motari. Ni ikintu gikomeye. Biterwa n'uko baba babigiyemo batiyemeje neza
ubundi ikintu kigiyemo wakiyemeje ubwo uba wakiyemeje nyine wakiyemeje ubwo ibizazane uzahuriramo nabyo ugomba kubyihanganira kuko wakigiyemo ubishaka kandi wabyiyemeje. uravuze ngo ibizazane ubwo bisobanuye ko no mu rugo n'ubundi bizazane bitajya bibura? ntabwo bibura ahubwo ugomba wowe kumenya icyo kintu wakigiyemo nta wakiguhatiye. ngo muri make umuntu ugiye gufata umwanzuro wo gushaka ajya abanza bitekerezeho neza amenya ibyo agiyemo ku buryo atazagira gute atazicuza cyane. ugomba kubijyamo wiyemeje uvuga ati ni ngewe wizanye ibizazane nzahuriramo nabyo nzabyihanganira. mu myaka 5 umaze ushinze urugo ni ikihe kintu wishimira ukuyemo kuba ufite abo bana babiri? ikintu cya mbere nishimira nk'iyo ugeze mu rugo utisanga uhasanga umuryango wawe bakakwakira ni ikintu gishimishije cyane. no gutaha umudamu akagukuramo isengeri n'inkweto akabishyira ku ruhande n'amazi ashyushye akayashyira muri dushe. n'iyo ibyo atabigukorera ntabyo wagukorera oya n'iyo ibyo atabigukorera ariko ukaba utaha ikintu cya mbere uvuga ati ntashye iwanjye nacyo kirashimishije ukahasanga umuryango. kuba ufite umuryango kuba ufite inshingano z'abantu ureberera cyane ko buri muntu utagira inshingano aba ameze nk'udafite ikintu cyo gutakaza cyane cyane. Mota rero turagushimiye cyane ku kiganiro tugiranye tukwifurije amahoro n'imigisha kandi Imana izabikora. Imana yaguhaye uyu mubosi ikaguha moto akakugira icyo cyizere byonyine no ko umuntu yakugirira icyizere bisobanuye yuko hari ubuhamya bwiza ufite. uzajya gutyo uyikuremo ibyo nkwifurije Imana igenda ikora n'ibindi. Wizera Imana se? ndayizera cyane. Wizera yuko n'ibirenze byabikora cyane? izabikora rero mu izina ryande ryayo. Urakoze cyane. yego namwe murakoze.